ntabwo amaturo cyangwa ibikorwa dukora cyangwa se ibya cumi cyangwa se izindi mpano runaka nta na kimwe kibasha gutanga ubugingo. Umubyeyi wo mu mwuka rero akora iki? Umubyeyi wo mu mwuka akora ikintu bita kukubohora cyangwa se kugusengera Imana no kubohoza ibyawe byanyazwe, kuko icyakira Yesu uburokoye ubugingo bwawe. Icya kabiri kiba gisigaye, haba hasigaye kubohoza ubutunzi bwawe, imigisha yawe ya hano mu isi. Noneho ugakizwa mu gisekuruza cy'iwanyu, mu muryango w'iwanyu baraterekeraga cyangwa bakabandwa cyangwa se baranaraguzaga cyangwa se ukanakizwa baragutanzemo nk'igitambo. Urabona hari uburyo twavutse mu miryango yacu badakijijwe, batagize gute, tuvuka ababyeyi ugasanga badutuka, ntacyo muzimarira, muzapfa mutyo, baratuvuma, bagira gute. Arya amagambo ava mu kanwa k'abarya ababyeyi ni nabyo byagiye bikurikirana ubuzima bw'abantu. Uyu munsi ibyo duhangana nabyo nibyo ba data bakoze. Ugasanga hari ibintu biba ku buzima bwabo bo bakagira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, ariko ari uburetwa bw'abadayimoni buri ku buzima bwabo. Ndashaka kuvuga igihe abadayimoni bafata umuntu bakamukoresha uburetwa kandi asenga. Uzabona abantu bubaka inzu, ayubake, namara kuyuzuza dayimoni amubwira ati rero none urero ugasanga urasenga ariko nimugoroba wataha hari ibiraka dayimoni ajya kugukoresha. Inzozi nizo zikunda gusobanura ibintu, kandi ikindi uburyo ubayeho nibwo bukunda gusobanura ibintu. Akenshi uzasanga uwo muntu ikintu cya mbere kiba ku buzima bwiwe, uzasanga agira inzozi zidasobanutse. Ugasanga mu buzima urakora ufite akazi, ariko ukwezi kujya gushira ufite amadeni aruta umushahara uhembwa. Uramurekura turaho yasirikiwe, avuyeyo, urugo rwe rurabohotse, ntabwo ruzasenyuka. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho, ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima. Yes, reka ntangire tubasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire mwese kandi aho muherereye, yaba bari hano mu Rwanda, bari i Burundi, turabizi ko mudukurikira muri benshi cyane abarundi, natwe turabakunda, kandi n'abari muri diaspora mwese amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera turi kumwe na Pastor Emma, twishimiye kongera kubana nawe ku Isezerano. Anje nishimiye kongera kugaruka kubana namwe. Yego. Makuru muri Eri Erohe. Muri Eri Erohe turaho turashima Imana. Imana ikomeje gukora, umugambi wayo urakomeje. Reka uturangize Imana noneho twinjiye mu kiganiro nyirizina. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse birakomera, ijambo ryawe ni rizima, ubereye mwiza baguhungiyeho, ncishijwe bugufi muri byose kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mana, nubundi ndagarutse kugira ngo mbwire ubwoko bwawe ijambo ryawe, nkundira ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Mana, nyemerera icyubahiro cyawe kiganze muri iki kiganiro, kandi ubwami bwawe burushaho kwaguka, ingoma yawe yogere hose. Umuntu wese ugiye kunkurikira abohokere muri iki kiganiro, kandi utarukijijwe akizwe ku bw'iki kiganiro. Urakoze Data, ni mu izina ryo ryera Yesu Kristo, amen. Pastor, urakoze cyane kudusengera. Wenda mbere yuko twinjira mu kiganiro kuri uyu munsi, ndashaka ko tuza gukomeza ibyo twaganiriye byo kubohoka. Abantu barabizi ko tumaze iminsi tubiganiraho. Hari
aka video maze iminsi mbona kagenda gasirikira abantu bakagenda bagashyira ku status ku status yabo no kuri za Instagram hose nagiye nkabona k'umupasiteri umwe ngire ngo arimo kubwiriza arimo abwira abantu ko bakwiye gufata amadeni bakaza gukora umurimo w'Imana bakaza kubaka inzu y'Imana. Ese ibyo bintu ubundi mu by'ukuri nibyo birakwiye ko umuntu ashobora kujya gufata ideni kugira ngo aze atange ituro mu rusengero cyangwa agira icyo akora mu rusengero? Urakoze cyane. Wenda kimwe cyo wenda buriya abantu bagira kwizera gutandukanye cyangwa abantu bakagira imyumvire itandukanye. Wenda nanjye ku kantu narakumvishe gatambuka, ariko uriya ni mwene data dusangiye umurimo umwe. Birashoboka ko iteka mu buzima bwa muntu ashobora gukora akaba igihe acikwa. Iriya nyigisho yatambutse avuga ati Imana irambwiye abantu bakore gutya, bafate ideni niba ngo baze bishyura inzu y'Imana. Ngo ikintu kirimo gikomeye hariya nananose nkagifata, navuga nti hariya Satani yaramwibye cyangwa se yaramuriganyije. Ikirimo gikomeye, birashoboka yuko umuntu ashobora kwizera akavuga ati ngiye gukorera Imana ku mafaranga ye cyangwa ku butunzi bwe, yaba wenda yanafasheho ideni, birashoboka. Ariko kirimo gikomeye cyane ni ijambo rivuga ngo Imana iravuze ngo ntabwo uyu muntu ntazigera akurwa mu gitabo cy'ubugingo kuko yakoze icyo kintu. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ntabwo amaturo cyangwa ibikorwa dukora cyangwa se ibya cumi cyangwa se izindi mpano runaka cyangwa se ibindi bitambo, nta na kimwe kibasha gutanga ubugingo. Kimwe gitanga ubugingo ni Yesu Kristo, umwami w'abami, we wapfuye akazuka akadupfira twebwe twese, kugira ngo tube tuvuga nuko Yesu yabambwe, kugira ngo tube tuvuga nuko Yesu yatubambiwe akatumenera amaraso. Rero ikindi cyose watanga kiza kivuga ngo uragitanga, niyo waba ugifashemo ideni, niyo waba ugurishije inzu yawe, ntabwo bizaguhesha ubugingo. Ku munsi w'urubanza ntibizakurokora. Ikintu kibasha gutanga ubugingo ni ukubasha kwizera Yesu, ukizera izina rye kandi ugakizwa. Kuko gukizwa ntabwo ari ukuvuga n'akanwa gusa ngo ndakijijwe, ni ugukizwa ukareka icyaha n'igisa nacyo. Rero ku cyerekeranye no kuba mbajije utese birakwiye ko umuntu yafata ideni kugira ngo aze gukora umurimo w'Imana, ku giti cyanjye ntabwo nabwira umuntu mubwire ngo jya gufata ideni uzi ukora umurimo w'Imana, sibyo? Kubera yuko icyo gihe umuntu akora umurimo w'Imana ku byo atunze, ntabwo akora umurimo w'Imana ku byo adatunze. Ni ukuvuga ngo ikindi kubwira ngo genda ujye gufata ideni uzi ukora umurimo w'Imana ni ukugaragaza intege nkeya z'Imana. Kandi iyi Mana ntikennye, iyi Mana ntisabiriza. Iyi Mana ntisabiriza, iyi Mana irihagije mu bumana bwayo. Rero uyu munsi niba bisaba kugira ngo bisaba igeze ku rwego isaba ikavuga iti nyamuneka ajya gufata ideni unshyigikire unyubakire inzu, bivuze yuko ntabwo yishoboye. Ikirimo ni ugusuzuguza izina ry'Imana. Ni umukozi mugenzi wanjye, na bundi sinjya nkunda kuvuga ku bakozi b'Imana, ariko hari igihe bibaho nyine umuntu akavuga akantu Satani akakanagamo, ariko hariya ni Satani wamuriganyije. Ashobora kuba wenda yarasubiye inyuma akakumva, aramutse abaye yarakumvishije yasubira inyuma akajya ku isoko akavuga ngo Mana mfasha unshoboze, kubera ko hariya Shetani yaramuriganyije. Kubera yuko uyu munsi ntabwo wafata ideni kugira ngo ubone ubugingo, nta mafaranga wabona utanga ngo ubone ubugingo. Ari ibyo ngibyo ubugingo bugurwa, hari abatagakwiye kuba babasha, hari abatagakwiye kuba binjira mu bwami. Ubwo ni ukuvuga ngo bano bakire bakomeye ibikomerezwa ubw'ijuru barirangura bakarigura burundu, ba rubanda rugufi ntibabashe kujyayo. Rero ntabwo
amafaranga, nta mafaranga wabona watanga ngo aguheshe ijuru, nta butunzi wabona watanga buguheshe ijuru. Icyo wabona watanga nta kindi ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukizera izina rye, warangiza ugakizwa, wamara gukizwa ukabana nawe. Ibindi bikurikiye rero ukora byitwa imirimo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo agakiza kazatujya imbere, imirimo nayo izi komfaminga ivuga ngo ye nimumwakire yararikoreye. Rero hari abantu bitiranya imirimo bakabyitiranya n'ubugingo, ariko birashoboka ko umuntu yakora imirimo myiza ariko adakijijwe kandi adasenga, kuko barahari. Bivuga ngo uwo muntu nta juru yabona, afite imirimo ariko nta gakiza afite. Ibwo ijuru ntaryo yabona, ntaryo yawe ko ari muri babandi bitwa bangeso nziza. Ijuru turihabwa n'iki? Turihabwa no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwacu. Rero uyu munsi birashoboka ko wakubaka urusengero ariko nudakizwa nta juru uzabona. Birashoboka ko waba pasiteri uyoboye ibihumbi byinshi by'abantu ariko niba udakijijwe uzaba icyapa kiyobora abagenzi ariko ntabwo uzabona ijuru. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo hari abazaza bavuge ngo nitwe twahanuraga mu izina ryawe, nitwe twahanuraga. Rugonga impamvu bazavuga ngo nitwe twahanuraga kuko nta muntu wakwibeshya inzira. Byanze bikunze abantu bizera ko bakorera Imana ariko nyirizina badakorera Imana. Rero uyu munsi biriya biri muri bya bindi abantu bihaye muri iyi minsi byo kuvuga ngo abantu kubera ko abantu badakijijwe, n'abapasiteri bagenda biga style zo kubiba no kubambura kubera ko badakijijwe. Ariko ibyo ngibyo natekereza yuko biri muri forume yo gushaka indamu z'ako kanya, ariko abantu batagambiriye gukizwa nyirizina. Nicyo kirimo. Ni naho Imana iherutse kumbwira ngo abashumba cyangwa se abungeri muri iki gihe bataye umuhamagaro. Ni muri forume yo guta umuhamagaro. Kubera iki? Ntabwo ureba ko ubuyoboye, kuko ikintu kiranga umushumba ni urukundo. Umushumba agira urukundo rw'intama ayoboye, sibyo? Intama ayoboye. None rero biriya ntaho bitaniye no kuba waba uyoboye inka, waba woroye inka uyikunda, ariko noneho kubera ko ukunda inyama cyane ngavuga ngo ntabwo ndi buyirya yose, ariko reka nyisanga hiri nkateho, njye nko kwita ko nkateho, irasigara ari nzima ariko njye kwita ko nkateho. Rero ushobora koshya umukristo uyoboye ngo najya mu madeni, wese wagiyeyo, we wagiyeyo wowe wagiyeyo, sibyo? Isi mwese nimuyituyemo, afata ideni wese urifata, none we kuki we wagiyeyo. Bashumba bagenzi banjye, nimukunda intama n'ikimana yaduhamagariye. Umwungeri mwiza apfira intama ze, kandi umwungeri mwiza apfira abayoboye. Bibiliya iravuga ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, ndazimenya nazo zikamenya. Rero urukundo rwamaje gukonja, abantu bari muri bizinesi nta mikino ya yindi yeruye. Iyo ni bizinesi yeruye. Urabeshya umuntu ngo nakora ibi ngibi biragenda gute? Iyo nayo ni muri ntuza. Ntabwo ubutunzi buhesha ijuru. Igitanga ubugingo ni ukuba umuntu yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, akamumenya kandi agakizwa rwose. Naho nitudakizwa nta kintu mbijeje. Pastor, urakoze cyane. Ntekereza ko ubisobanuye mu buryo bwiza. Ubwo ntekereza ko abantu babashe gusobanukirwa. Reka twigarukiye ku kiganiro cyacu cyo kubohora ubuzima bw'abantu. Ubushize ikiganiro twagarukiye aho tugiye kwibaza ngo ni iki kigaragaza ko umuntu nubwo yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ariko afite imbaraga za karande zamuboshye. Ngira ngo niho siho twagarukiye. Reka noneho twinjira aho ngaho ariho uyu munsi tureba. Ni ukuvuga ngo ubushize twaravuze ngo ubundi ikintu cya mbere gituma umuntu abohoka, navuze ku kintu cya mbere gituma umuntu abohoka ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umuntu udakijijwe ntashobora kubohoka. Ruvuga ngo utera intambwe ya mbere yo kubohoka ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo iyo
wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, icyo gihe uba uteye intambwe yinjira mu bwami. Bibiliya iravuga ngo ibya kera biba bishize ukaba uhindutse icyaremwe gishya. Rekura dayimoni, rekura ubuzima bwe none, burekure. Dore wa mubohe yavuyeyo, doravuyeyo. Ni ukuvuga ngo rero ni ryari umuntu noneho kubera icyo abahindutse icyaremwe gishya, noneho dayimoni zikongera zikamukurikirana tena. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu turi hano ku isi, ubundi ntibishoboka yuko ntazagira umuntu ukubeshya ngo arakiranuka 100%, ahubwo twebwe turagerageza. Noneho uyu munsi icyo gihe iyo winjiye mu rusengero, ni nayo mpamvu muri iyi minsi usanga ikintu kirimo kirabura, ni rwa rukundo nahoze mvuga rw'abantu bita ababyeyi bo mu mwuka. Rwo ngo ukinjira mu rusengero uhita utangira guhura n'umubyeyi wo mu mwuka. Umubyeyi wo mu mwuka rero akora iki? Umubyeyi wo mu mwuka akora ikintu bita kukubohora, cyangwa se kugusengera Imana no kubohoza ibyawe byanyazwe. Ni ukuvuga ngo ubuje nkawe ukarokora ubugingo bwawe, kuko icyakira Yesu uburokoye ubugingo bwawe. Icya kabiri kiba gisigaye, haba hasigaye kubohoza ubutunzi bwawe, imigisha yawe ya hano mu isi. Ni ukuvuga ngo ibintu bya hano mu isi twese turabyemerewe, ubukijijwe ubudakijijwe, ibintu bya hano mu isi twese turabyemerewe. Ariko noneho igihari, ugitera intambwe ukinjira mu rusengero, uba uvuye mu bwami bumwe ugiye mu bundi bwami. Ni ukuvuga ngo ikibaho rero ni iki? Ikibaho ni ukuvuga ngo ubwo utangiye intambara. Niba utangiye intambara rero, ikintu ukeneye nta rugamba rutagira umugaba. Ni Yesu, ariko hano ku isi Imana yatanze abatambyi kugira ngo bababere abayobozi. Ikiba gihari rero ni iki? Ni ukuvuga ngo utangira urugamba, niba hari ibyo wari ufite, Satani akaza kubikwaka kugira ngo wihebe, numara kwiheba wanga Imana wongere usubire inyuma. Noneho ugakizwa mu gisekuruza cy'iwanyu, mu muryango w'iwanyu baraterekeraga cyangwa bakabandwa, cyangwa se baranaraguzaga, cyangwa se ukanakizwa baragutanzemo nk'igitambo. None ibyo ngibyo kiba gisabwa ni iki rero? Ikibikora cya mbere ni ukuba iyo wakijijwe, iyo ni intambwe ya mbere. Icya kabiri, kugira umubyeyi wo mu mwuka. Umubyeyi wo mu mwuka ni iki? Ni wa wundi ukijijwe, winjiye mu rusengero, akakwatuza agakiza, akagusengera Imana, kandi agatangira kugukurikirana. Aho noneho rero icya gatatu ni ikintu cyitwa kwizera. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye, nta wundi muhanuzi nzaza nkurikira, nzaza nze ndi inyunganizi ku buzima bwawe, ariko ikintu cya mbere ukwiriye kumenya, ni we muhanuzi wa mbere w'ubuzima bwawe. Niba ngo buri muntu ni umuhanuzi ku giti cye. Mbere ya byose ukwiriye kubanza ukaba umuhanuzi wa mbere w'ubuzima bwawe. Gute kuko hari umuntu utamva ko ashobora kwihanurira. Ni gute umuntu yakwihanurira? Wayo udashobora kwihanurira. Ni ukuvuga ngo njyewe uyu munsi icyonza ndaza nkaba accelerateri ya bya bindi urimo watura ku buzima bwawe. Dore uburyo bonto yihanurira. Urabona hari uburyo twavutse mu miryango yacu badakijijwe, batagize gute, tuvuka ababyeyi ugasanga badutuka, ntacyo muzimarira, muzapfa mutyo, baratuvuma, bagira gute, baratuvuma. Ni ukuvuga ngo arya amagambo ava mu kanwa k'abarya ababyeyi, ni nabyo byagiye bikurikirana ubuzima bw'abantu. Uyu munsi ibyo duhangana nabyo ni ibyo ba data bakoze, ni ibyo ababyeyi bacu bakoze. Noneho ndagira ngo nkubwire uburyo uri umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Uru rurimi rurarema. Uru rurimi, ijambo ryose uvuze, nta jambo rijya rigenda gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo niba ubyuka mu gitondo ukabona uri mu bibazo, wowe ukabyuka, yewe nta kigenda, ngiye kuzapfa, yewe byaranze, byarakomeye. Ni ukuvuga ngo urimo uriraga umwuka w'ubutindi, urimo uriraga umwuka wo gupfa, ugiye ukivuga ngo yewe ndapfuye, birarangiye, urupfu tayari rwaje.
igihe ukivuga yewe ndi umukene buse biriya nabigeraho gute se biriya ni iby'abakomeye ngewe se buse nge narya inyama buri munsi gute buse nazirya gute nkwiriye kurondereza amafaranga kugira ngo uwo ni umwuka w'abadayimoni. Hari igihe mu buzima bw'abantu babaho ugasanga hari ibintu biba ku buzima bwabo bo bakagira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, bakagira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, ariko ari uburetwa bw'abadayimoni buri ku buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo hari amagambo uvuga ariko ugasanga si wowe uyivugisha, ahubwo urimo urayavugishwa n'imbaraga z'abadayimoni. Umuriro, acira umuriro, acira umuriro, acira umuriro, sakuza, sezera, 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 sezera. Noneho ibyo ngibyo bisanga mu gutegeka kwa 2:28 ukavuga ngo nugira umwete wo kwitondera amategeko ngutegeka uyu munsi y'imigisha yose izakuzaho. Ni ukuvuga ngo tayari ukimenya yuko winjiye mu bwami ukaba umukristo ugakizwa, ni ukuvuga ngo winjiye mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo niba Imana ari umwami nawe ni ukuvuga ngo ubaye umwana w'Imana, ni ukuvuga ngo ntukiri umuntu usanzwe ubaye igikomangoma. Ni ukuvuga ngo ibikomangoma mu buryo bibaho rero ntabwo byifuza, ibikomangoma mu buryo bibaho ntabwo bisabiriza, ibikomangoma mu buryo bibaho mu buryo ikintu cyose biragitegeka. Noneho rero iyo hajemo kwiganyira ntabwo y'Imana iba igituye muri wowe. Iyo hajemo kwiganyira ni ukuvuga ngo iyo hajemo kwiheba ntabwo y'Imana iba igituye muri wowe. Iyo haje kwifuza ukararikira bya bindi wavuyemo by'inyuma ntabwo Imana iba igituye muri wowe. Satani araza akakwegera agatura muri wowe. Ni ukuvuga ngo umukomisiyoneri wa mbere uzana abadayimoni mu buzima bw'umukristo ni igihe umukristo yakoze icyaha. Ariko cya gihe yinjiye mu rusengero akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kirya gihe aba yera. Ni nayo mpamvu abakristo bera bari mu rusengero ariko yasohoka agera ku muryango akongera dayimoni akayitahana. Ni nayo mpamvu mbabwira ibanga rya mbere ryo gutsinda dayimoni ni ukuba ukijijwe. Reka twihute. Noneho rero hari igihe ndashaka kuvuga igihe abadayimoni bafata umuntu bakamukoresha uburetwa kandi asenga, ukaba uri mu rusengero ukaba ubayeho usenga ariko dayimoni akagukoresha uburetwa. Uzabona abantu bubaka inzu ayubake, namara kuyuzuza dayimoni amubwira ati rero iyo nzu yikodeshe ugenda ahantu mu cyaro aho ngaho mu cyaro ukodeshe y'akazu gatoya, iyi ngiyi ikubyarira amafaranga. Ni ukuvuga ngo hari uyu munsi yego nibyo urimo urarwana intambara yo gutera imbere ariko ufite dayimoni yo kugusubiza inyuma. Impamvu ni iyi: dayimoni akumvisha yuko ibyiza atari wowe bikwiriye. Inzu nziza wiyubakiye ukwiye kuyiha abandi, wowe ukajya gutura muri nyakatsi. Inzu nziza warayiyubakiye yiha abandi, nurangiza wowe ujye gutura ugenda ukodesha kugira ngo bashe gusevinga amafaranga gato gaciriritse. Niko muberanye mbega, niko muberanye. Irangiza ukagenda ukagura imodoka yawe, ariza dayimoni akakubwira ngo hoya itange muri company, noneho wowe ujye utega moto kandi ujye utega twegerane, amafaranga ujye ugira gute ubashe kuyasevinga. Ni ukuvuga ngo iyo ni imbaraga y'abadayimoni, ni umwuka wo guciririka. Ni ukuvuga ngo ntabwo muri wowe nubwo urimo urazamuka ariko ntabwo uzagera kure, kubera yuko ntabwo ufite amaso yo kureba kure ngo urebe yuko uyu munsi mbere yuko ujya gutera imbere ujya kuzamuka, kuko ikirere wishyiramo ni nacyo uzabamo. Aho wishyira wowe niho uzaba, aho witereka wowe niho uzaba, sibyo? Ahantu uri bwishyire wowe niho uzaba. None mu gutegeka kwa 2:28 isomye ku murongo wa 15 aravuga ngo ariko nutitondera aya mategeko yose ngo utegeka ngo iyi mivumo yose izakuzaho. Aravuga ngo uzasaba umugeni harongora undi, ariyo ngo uzubaka inzu ariko we kuyitahamo, ngo uzarya we guhaga, ngo uzateka ibyo kurya ariko si wowe uzabirya. Kubera iki? Hari umwuka wo ku buzima bwawe uza kugusubiza inyuma, uyu mwuka ukagupyinagaza, uyu mwuka ukagusubiza hasi, ukabusenga ariko uwo mwuka ukagusubiza hasi. Uwo mwuka ukumvisha yuko ukwiriye guhora uvuga ngo Yesu yarangije byose, ndetse n'uwo mwuka akakumvisha yuko nta badayimoni babaho. Waza hano wavuga imbaraga z'abadayimoni ngo ati twebwe twakiriye Yesu wana, twebwe twarakijijwe.
akakumvisha ko nta badayimoni babaho. Ariko ikintu cya mbere ukwiriye kubanza ukamenya umaje gukizwa, uhita utera intambwe yo kwegera abakuru b'itorero bakagusengera, niko Bibiliya ivuga, bagusengere bakurambitseho ibiganza kugira ngo uwo mwuka uve ku buzima bwawe. Icyo gihe rero ukwiriye kubanza ugasobanukirwa ukavuga ngo ndinde muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana yageneye abantu umubabaro. Abarokore benshi bazi ko kuba umurokore gari gukena, kuba umurokore gari gukena, ariko ntabwo ari ko kuri. Imana ntabwo ikennye. Dore ukuntu ijambo rivuga, ravuga ngo ingororano z'abubaha Uwiteka ubukira icyubahiro n'ubugingo. Ariko uyu munsi ntabwo ari ko biri. Bazakubwira ko umuntu usenga cyane ari ukennye, bazakubwira ko umuntu usenga cyane ari ufite ibigeragezo, ndetse banakumvisha yuko uwaguze imodoka yayihawe n'abadayimoni. Iyo ngiyo ni imyumvire dayimoni yashize mu bantu, abumvisha yuko ibyiza atari bo bikwiriye. Iyo ni ijambo Farawo yabwiye Abayisiraheli, arababwira mu Kuva, arababwira ngo ndabareka mugende mutambire Imana yanyu mu butayu, ariko ntimunge kure mugumye mu nsabire. Niko Farawo yabwiye Abayisiraheli, ahubwo ngo ndabareka mugende mutambire Imana yanyu mu butayu, ariko ntimunge kure mugumye mu nsabire. None rero ugasanga urasenga, ariko nimugoroba wataha hari ibiraka dayimoni ajya kugukoresha. Ugasenga ariko wataha dayimoni akajya kugukoresha ibiraka. Reka rero nihute cyane, nari ngiye kuvuga ibintu bishobora kugaragaza yuko umuntu aboshye mu buryo bw'umwuka kandi asenga. Uzaryama akenshi mu buzima bwa buri munsi, uzabibwirwa inzozi nizo zikunda gusobanura ibintu, kandi ikindi uburyo ubayeho nibwo bukunda gusobanura ibintu. Akenshi uzasanga uwo muntu ikintu cya mbere kiba ku buzima bwiwe, uzasanga agira inzozi zidasobanutse. Dore ikintu kiranga umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Yesu akigera mu buzima bwawe aguha amahoro. Ni ukuvuga ngo niba wakijijwe ukumva amahoro ntabwo yinjiye muri wowe, ni ukuvuga ngo Yesu nawe ntabwo yinjiye muri wowe. Muri make haba hari iki kibura, haba hari ikintu kikibura, hari ikintu kituzuye. Ni ukuvuga ngo niba warakijijwe ukumva muri wowe urabura amahoro, hari ikintu kituzuye. Muri make kugira ngo ikintu cya mbere kikubwira ko wakiriye Kristo kandi akaba ari muri wowe, ni uko ugira amahoro yo mu mutima. Wumva amahoro. Yesu akigera muri wowe wumva amahoro. Ahantu Yesu ari nta nzika ihari, ahantu Yesu ari nta matika haba, kubera ko ho Yesu ari haba amahoro. Icya kabiri nuko ngo uraryama ugatangira kurota inzozi. Hari abantu baryama ugasanga ni umuririmbyi, ugasanga ni umuririmbyi, ugasanga aba mu murimo w'Imana, ariko urasanga inzozi arota buri joro, arota abantu baza kumusambanya, arota asambana n'abantu atazi, akarota arayikinisha. Ni ukuvuga ngo icyo bisobanuye ni iki? Bisobanuye ko uyu muntu nubwo bimeze gutyo, ari imbaraga z'abadayimoni zikiboshye ubuzima bwiwe. Mu muryango w'iwabo icyo gisekuruza hari ikintu cy'imbaraga cy'umwuka w'ubusambanyi, nubwo yawihannye ariko uwo mwuka nturava ku buzima bwiwe, uwo mwuka uracyamukurikirana. Noneho uzasanga hari undi uzaryama ugasanga ararota abantu burya bajya barara bahinga, yabyuka no mu gitondo yaraye yose, yabyuka mu gitondo agasanga koko afite uburimiro. Bibaho se burya cyane. Ububyutse ugasanga ufite uburimiro. Najyaga ngira umuntu najyaga nsengera, atuye hariya za Kabuga, twajyaga dusengana. Icyo gihe nari ngifite icyumba cy'amasengesho ari Kabuga, twajyaga dusengana. Wabyuka yajyaga byuka mu gitondo, noneho kuko nari ntuye na za Kabuga, kazinduka mu gitondo cya karekare. Noneho yazinduka akaza kumbwira ati dore ndebera ibyambayeho mukozi w'Imana, naraye noze, naraye nisize, naraye ngize gute, ariko reba iyo mbyutse buri gihe nsanga mfite uburimiro, kandi iteka buri gihe cyose nkimara kuryama mbona umuntu aza kuntwara akambwira ngo tujye guhinga. Dusenga Imana, ndangije gusenga Imana ndamusengera, ariko none ndatekereza ngo niki gitera bino bintu, niki gituma uyu mwuka uza ku buzima bw'uyu muntu ko dusenga Imana. Ndangije ndasenga, ngiye kubona mbona ni umuzimu w'umukecuru wapfuye kera.
none uwo mukecuru amajije gupfa aragenda, amajije kugenda ngo yari nyirasenge wiwe. Ndangije ngiye kubona mbona niwe uza akagaruka akamufata akarara ajya kumuhingisha, kuko ngo mbere yuko ajya gupfa yaramubwiye ngo nta mahoro uzigera ugira. Noneho ndaza ndamubaza nti nabonye umukecuru umeze gutya na gutya, uyu mukecuru uramuzi? Umukecuru umeze gutya na gutya, mugufi w'igikara ushaje umeze ukuntu, ndamumushushyanyiriza uko namubonye. Araza arambwira ati wivunika uwo nguwo ni masenge, ati niwe buri joro uza kuntwara akambwira ngo nitujye guhinga. Buri joro bakagenda bakajya guhinga. Ndangije ndamubwira nti nta kindi turi bukore rero, ntabwo abazimu bajya baba mu bazima. Nuvuga ngo niba abazimu baza kuba mu bazima hari ikibazo. Ndangije ndamubazana ikintu cya mbere, muri wowe uyu mukecuru ni iki ubundi, ni iki mwapfaga ubundi, mwapfaga iki, ni iki mwapfaga? Arangije arambwira ngo ikintu bapfaga, ikintu bapfuye n'uyu mukecuru nyirizina, ati nuko igihe najyaga gushingirwa yansabye yuko namuha impano, sinayimuha mu bantu nahaye impano, ntago namuhaye impano. Icyo gihe inzika aba ariho itangirira. Ndamubaza ntese uyu mukecuru hari abana afite? Arambwira ngo hari umwana afite utagira iyaba ariko azerera. Ndamubwira ntese uyu mwana wamuzana ukamufata ukagira ikintu cyiza ukora ku buzima bw'uyu mwana? Kuko burya akenshi burya dayimoni zose ntabwo zirukanwa no kuvuga ngo mu izina ryezo ngo muri iki, dayimoni zose ukwiriye kubanza ukareba ukavuga ngo niki kirimo kiratera uyu mwuka, kubera iki ibi bintu birimo biraba gutya. Ndamubwira nti reba ikintu, kuko byanze bikunze mu gukiranuka kwiza nuko ngo uyu mukecuru impamvu arimo gutesha umutwe nuko yakureze, kandi dukurikiranye dusanga uyu mukecuru niwe wareze uwo mukobwa. Nuko ngo agiye gushyingirwa ngo ntiyagira impano agira gute amuha, none uwo mukobwa ngo ajye amera nkaho yamurumbiye. Nawe agiye gupfa aramubwira ngo nzakurusha, kandi no mu bantu bazabaho nzakurusha, ntabwo uzigera umbanaho ngo uba amahoro. Aramubwira ngo ninapfa n'umuzimu wanjye uzagukurikirana. Ndangije ndamubwira nti fata uriya mwana, bari bafite usambu nini aho ngaho, bari bafite ubutaka bunini. Ndamubwira nti wakwigomwa ugafata uriya mukecuru ntiyagiraga, yari yarabaye mayibo bari aho ngaho, ari umwana w'umuhungu, ugafata niyo wamuha metero ebyiri, ariko fata ubutaka ubumuye. Ubwo ruti ndamuguhaye, nta n'ikindi kintu biri buze gusaba, nta nubwo uzongera kugaruka hano. Numara kubikora umbwira uti nabikoze. Arangije arambwira ati kubw'ubuzima bwanjye no kugira ngo mere neza, ati kuko njya nanabona aza akantwarira umwana, ko yambwiye ko ashaka kumujyana umwana wanjye, ati umwana wanjye ararashikagurira, agira ati ntiwe kora icyo ngicyo, aragikora. Namajije kugikora, we n'umugabo we barabyumvikana baragikora. Bamajije kugikora, umwana bamuhaye akantu kari gafite metero 10 ku 10, barakamuha. Bamajije kukamuha, ndamuhamagara we n'umugabo we, ndangije mbasengera Imana. Ndangije ndavuga nti mu izina rya Yesu, ndamazana amazina y'uwo mukecuru nayaye, arayambwira. Ndamusengera avuga nti wa mukecuru ntukongere kugaruka mu buzima bw'uyu muntu, kubera yuko uyu muntu akoze icyo yagakwiriye kuba yaragukoreye mu gihe cyatambutse. Rero ntabwo abazimu baba mu bazima, genda ugume iyo ngiyo mu izina rya Yesu. Yongera kugaruka mu buzima bw'uyu muntu, ntabwo yigeze yongera kugaruka. Na bugingo n'ubu mu mama araryama agasinzira, ariko kuva icyo gihe yari yaramubujije amahoro. Rero hari uburyo abantu basenga, ugasanga abantu barashaka kwirengagiza ukuri kw'ibintu, ariko ugasanga abantu barakizwa ariko bagakizwa nabi, ibintu ugasanga barabica hejuru.
ugasanga hari ibyo batatunganyije mu gihe cya kera, ugasanga hari imigenzo bagiyemo barayikora, noneho agashaka kugaruka mu rusengero kugira ngo avuge n'umunwa akavuga ngo Imana imbabarire. Uyu munsi abakristo barihana ariko bakihana nabi. Kwihana kwiza ni ugukiranuka ku muntu waba warigeze ugirira nabi. Ugasanga umuntu araryamye nijoro, ugasanga arimo arahinga, abyutse mu gitondo yahinze. Ni ikimenyetso cy'uko hari uburetwa arimo arakoreshwa n'imbaraga z'abadayimoni. Cyangwa se yaryama, ugasanga rimwe na rimwe wanaryama ugasanga urota urimo urarya inyama. Ni ukuvuga ngo ku buzima bwawe icyo gihe bigaragaza yuko mu buzima bwawe urimo urarya inyama, ukaryama, wajya kubona ukabona umuntu arimo araza kugaburira inyama. Icyo gihe ntabwo ari imbaraga z'abadayimoni ziri ku buzima bwawe, ahubwo mu buzima bwawe ikintu kibukurikirana, hariho umurozi urimo urakurikirana ubwo buzima bwawe, kubera yuko izo nyama urimo urabona bakugaburira, ruvuga ngo ni umuntu urimo uraroga ubuzima bwawe. Byanze bikunze haba hari umuntu uri mu buzima bwawe. Noneho hari igihe ntarasobanukirwa, byigeze bimbaho, nkasenga nkagira gute, ariko singira ikintu ntunga n'akanya na gatoya, singira ikintu ntunga. Noneho narakijijwe kandi nari narihannye, naravuye mu bapfumu ndabyihana, ariko noneho sinajya gusanga mushumba ngo noneho mubwire ikibazo ukuntu kimeze. Ndangije icyo gihe nkajya ndyama nkarota iteka mu buzima bwa buri munsi, nkarota inzoka irimo irandya mu kiganza, nkayibona, najya kuyifata ikancika. Izo nzozi zikangarukira kenshi, izo nzozi zikangarukira. Rero bukeye njya gusanga mushumba, ndamubaza nti si ibi bintu ni ibiki, kuki ndota zino nzozi? Arangije arambwira ati impamvu urota zino nzozi nuko wagiye mu bapfumu ugatanga y'ibyawe. Nuko ngo impamvu ubona inzoka ikuruma mu biganza, nukuvuga ngo ufite ikintu cy'umwuka w'inyatsi uba mu buzima bwawe. Nuko ngo impamvu ufite inyatsi warakijijwe, ariko ubutunzi bwawe wabusize mu bapfumu. Nuko ngo ntabwo wigeze ukigera hano mu rusengero ngo uze hano usabe ko twagukorera deliverance tubohora ubuzima bwawe. Ese deliverance ni ibiki mushumba? Rero ati deliverance ni igihe wegera umushumba ukamubwira inzira waciyemo zose, noneho yarangiza mugafata umwanya wo gusengana Imana. Icyo gihe aransengera, turabitegura, arambwira ndiyiriza, nasenze amasengesho y'iminsi 3, arangije ku munsi wa 3 arambwira ngo uzaze kundeba dusengana Imana. Umushumba kuva icyo gihe ntabwo nongeye kurota izo nzozi. So nihuse rero ndimo ngana ku ntuza, ndagira ngo nkubwire dayimoni ikintu uzasanga mu buzima, wakwibaza uti ndi umukobwa mwiza, ndi umumama mwiza, ndakora mfite akazi, ariko umushahara ni ntawo. Ugasanga mu buzima urakora ufite akazi, ariko ukwezi kujya gushira ufite amadeni aruta umushahara uhembwa. Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo. Ni ukuvuga ngo nubwo usenga bakakubwira ngo bizarangira, ariko ndagira ngo nkubwire hari ikindi kintu ukeneye kirenze icyo ngicyo. Ukeneye gusengerwa birenze ibyo, kuko ufite umudayimoni usahura ubuzima bwawe. Noneho ugasanga uri umukobwa mwiza, ariko ufite ikibazo, buri umusore wese uje kugutereta arakubenga. Ugasanga bakubenza inshuro nyinshi. Hari hari uwo ndimo ndasengana nawe, azakoresha ubukwe mu kwezi kwa 9. Twahuye mu kwezi kwa 4. Araza ambwira ati ubu ngubu mpfushije ubukwe. Icyo gihe yaje ambwira ko ubu hashize icyumweru noneho bupfuye, bwo bwapfiriye ku murenge. Noneho kandi yari amaze gupfusha ubukwe 3. Ubwa mbere bwapfiriye mu gufata irembo, ubwa kabiri bupfa bari bateguye umunsi w'uko bazajya mu murenge. Igihe cyo kujya ku murenge umusore aramubura. Bwa 3 noneho bageze ku murenge, noneho bageze ku murenge umusore ntabwo ngo yaramubwiye ngo ndumva ngize izindi gahunda, kandi umukobwa yageze ku murenge umusore ntiyahagera. Icyo gihe rero araza dusengana Imana. Ndangije ngiye kubona icyo gihe twaranamusengeye, dayimoni zivugira muri we, dayimoni zavugiye muri we icyo gihe. Arangije umuntu wamurogaga yarogwaga na nyirakuru. Ariko ntabwo uwo mwana azigera ashaka nkiriho n'umunsi n'umwe, ntabwo azigera ashaka. Namutwaye imyenda, kandi igihe yavukaga uwo mwana, igihe yavukaga
igihe umwana yavukaga nyirakuru yamutwaye akantu k'intuza ko ku mukondo wiwe aragatwara arakajyana. Dusenga Imana, dufata igihe cyo kumusengera, dufata igihe cyo kumubohoza, turasenga. Arangije arambwira ati kandi uyu musore byapfiriye ku murenge, ni ukuri ndamukunda cyane kandi numva nta wundi nabana nawe, yansigiye igikomere gikomeye. Ndamubwira ntumva nkubwire, ntabwo icyabatandukanyije ari wowe cyangwa we, ni dayimoni yabatandukanyije. Reka dusenge mwongere musubirane. Ubu cyabaye umusore yaragarutse, ubukwe ntibwari bwaba, ariko uyu munsi iyo mariage turacyayiragiye, turacyayisengera, turacyahora bazasezerana mu kwezi kwa 9. Byanze bikunze ubukwe buzaba. Igihari rero kugira ngo izi mbaraga z'abadayimoni zive ku buzima bwawe, ikintu cya mbere ukeneye gukizwa, icya kabiri ukeneye umuhanuzi. Kandi narababwiye ngo abahanuzi bose ntabwo ariko babasha kuba, hari abahanuzi babasha kubona kugiye kujya mu bibazo ariko ntibabashe kubona uburyo uzabivamo. Imana y'amahoro ikeneye ko iguha umuhanuzi uri buguhishurire, ukeneye ko iguha umuhanuzi uri bubashe kumenya ngo ni iki kiri kuba ku buzima bwawe, ko kugira ngo ubohoke hakenewe yuko hari ihishurirwa riri bukoreke, ukabasha kumenya ibintu biri kubera ku buzima bwawe uhereye ku isoko. Rero birashoboka ko wakizwa ugasenga ariko ufite abadayimoni, ariko ikintu cya mbere gituma dayimoni ziva ku muntu ni ukuzimenyaho. Kugira ngo karandi kuveho ni ukuyimenyaho. Iyo wamaze kuyimenyaho iba yanagiye. Rero igihe utari wayimenyaho, igihe utari wasobanukirwa imbaraga ziri kurwanya ubuzima bwawe, ntabwo byakwemera, nta nubwo byakunda. Ariko hamwe no gusenga Imana, dayimoni zijya ziva ku buzima bw'umuntu. Ikindi cyongeyeho, ndasaba abantu munkurikiye, abantu mukurikirana isezerano n'abakunda kuba mu rusengero, nimushake Yesu wabambwe kandi Yesu azababatura. Nimushake. Noneho hari ikindi kintu, buriya birashoboka guhanurirwa ni kimwe. Buriya vode hari ikintu kijya kibaho, abantu ugasanga barakunda ubuhanuzi cyane, barakunda kumva Imana ivuga, ariko guhanurirwa ni kimwe, no gusohora k'ubuhanuzi ni ikindi. Ko birashoboka ko wahanurirwa ariko ntibisohore. Biba byagenze bite kugira ngo umuntu abe yahanurirwa ibintu biri n'ukuri ariko ntibizasohore? Ni ukuvuga ngo ikintu ushobora guhanurirwa ibintu biri ukuri ariko ntibisohore. Ni ukuvuga ngo impamvu mbivuga, biterwa, ikintu cya mbere bituruka kuwa guhanuriye umuhanuzi. Ni byiza yuko ahanura ubuhanuzi kandi akamekinga shuwa ko akwiriye no kubukurikirana kugira ngo busohore ku buzima bw'uwo yabuhanuriye. Ni ukuvuga ngo ikindi cyongeyeho, nyiruguhanurirwa nawe akwiriye kubera amaso ubuhanuzi kugira ngo bubashe gusohora ku buzima bwiwe. Ijambo rirambwira ngo Daniyeli yigeze afata umunsi 21 yo kugira ngo ahanuze abazimana ngo ibi bintu bimeze biti. None ngo ku munsi wa mbere yasenze ngo Imana ngo yumvishije, yabwiwe yuko igisubizo cye kije n'Imana iracyohereza, ariko ngo gifatwa n'ingabo n'umutwe w'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi bihera mu kirere. Ariko Daniyeli ntiyigeze acogora, yaragumye aratabaza kugeza iminsi 21 ishize, kugeza ubwo Imana yohereje marayika w'urugamba kugira ngo ajye kurwana arebe ukuntu bimeze, kugeza ubwo marayika Gaburiyeli wari wazanye igisubizo cya Daniyeli, kugeza ubwo yafatiwe mu nzira, intambara iraba birakomera, ariko Daniyeli araguma aratabaza. Ndagira ngo mbabwire ikintu, nimugume mutabaze, nimugumye mwinginge, nimugumye musenge, kandi ikindi Imana ifasha abantu bareke kujarajara. Aho waboneye umugisha, umukozi w'Imana wagusengeye ukabona umugisha, wagumanye nawe. Dayimoni ateza abantu kujarajara. Uyu munsi nagiye aha, hariya niho mbona bishyushye, hariya niho mbona bikomeye, uriya niwe mbona avuga cyane, uriya niwe mbona hanura cyane, uriya niwe mbona akora ibi ngibi cyane. Nimureke kujarajara. Ubundi bajya bakunda iyo ugiye mu byanze bikunze iyo abantu babaye benshi, kuko nitwahamagawe kimwe. Uyu munsi hari uzaza kubwira ngo abadayimoni babaho, haza undi muhanuza kubwire ko nta badayimoni babaho. Hari n'uwo musengana ukamubwira ngo ndabona bimeze gutya, akakubwira ati none se ko ngewe bambwiye gutya.
ati ngiye hari uko bambwiye, ariko ndagira ngo mbabwire nimushake mu maso h'Imana, Imana izaza gukora ibikomeye. Nimushake gukomera kw'Imana. Yego. Pastor, urakoze cyane kuko dusobanurira uyu munsi. Ntekereza ko n'ubundi biganiro byacu tuzakomeza tugenda tubikora. Uyu munsi twari turimo turebera hamwe ibimenyetso bishobora kwereka ko ukiboshye nubwo wakiriye Kristo. Ntekereza ko abantu babashe kugenda babisobanukirwa ko nubwo kwakira Kristo ariko hari ibindi bintu bashobora kuba baranyuzemo cyangwa se indi mihango bashobora kuba barakorewe, ariko ikibakurikirana ku buzima bwabo. Hari nk'umuntu buriya waciwe indasago, nk'umuntu ufite indasago ku buzima bwe. Ni ukuvuga ngo uriya we ubundi indasago ni amaraso. Ni ukuvuga ngo we aba yaragiye akanywana n'abadayimoni, agakora indahiro, arya amaraso yatanze niyo baragiye akora indahiro. Uwo muntu rero hari ikindi kintu kirenze aba akwiriye gukora, aba akwiriye gusengerwa byimbitse kandi nawe akaba maso. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo dayimoni zimurimo mindani, we yageranye isezerano rikomeye cyane. Bijya bigorana rero iyo umuntu atabashije guhishurirwa ngo abashe kumenya ko ibi bintu biri ku buzima bwiwe. Rero ni byinshi nagenda nkubwira, ariko episode tuzagenda dukomeza tubiganiraho. Urakoze cyane, reka ngushimire kubw'uyu mwanya kandi nshimire n'abadukurikiye. Ubwo kubifuza ko wenda wabasobanura byimbitse cyangwa se mwanasengana, baguhamagara, wabakontakte, abandi bakajya ku Umugambi w'Imana TV. Umugambi w'Imana TV bajyeyo. Ikindi abandi bazaze ku rusengero, turasengera hano Kimironko, niho turi. Ntago ari kure. Kuwa kabiri umunsi wo kubohoka, ni umunsi wo ku gicaniro. Imana ibaha umugisha. Nimero ni 078 59 7 806 078 59 7 806. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Jambo ryo rirambwira ngo ukuri niko kuzatubatura. Nkundira umuntu wese wumvishije kino kiganiro ubohora ubuzima bwe. Nkundira Data Nyiringabo, uwo abadayimoni bari baraboshe umubohoro, uwo bari baraziritse umuziture. In the name of Jesus, Rabini Foshando, reka ukora ibikomeye Kristo, reka ukingura imiryango kandi uzura ibyapfuye ku buzima bw'abantu bankurikiye, reka ukora ibikomeye. Urakoze Yesu, amen.